Iyi nama ku buryo wasubiza ubuzima bwawe kuri gahunda. Ikigero waba urimo cyose cyangwa se ibihe by'umwaka waba urimo, igihe icyo ari cyo cyose ushobora kuvugurura imigirire yawe ya buri munsi, ukongeramo ibikorwa bigufasha kugarura umubiri wawe kuri gahunda. Haba mu kwizihiza intangiriro z'umwaka mushya, kwizihiza isabukuru y'amavuko cyangwa se indi minsi mikuru iyo ari yo yose, nko guhimba ibirori no kubyizihiza. Kuri bamwe ni akanya ko kwirekura no kurya cyangwa kunywa cyane. Ku bandi ni ibihe byo guhura n'inshuti n'abavandimwe mu musangiro no kwidagadura kwinshi, rimwe na rimwe kurengera. Dore inama kuri bumwe mu buryo bwo kubaho ubuzima mu buzima bwiza kandi bwuzuye umwaka wose. Uburyo bwa mbere, kwiyubakamo imigirire irangwa no gushima. Haba mu buryo bw'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no ku mubiri, imibereho irangwa no gushima igira uruhare mu kuguha ubuzima bwiza. Abashakashatsi nka Dr. Robert R. Emmons n'itsinda ayoboye mu nyigo zitandukanye kandi z'igihe kirekire bagaragaje ko gufata akanya ukarondora imigisha yawe bigabanya ihungabana na stress, bikagabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ndetse bikanagabanya umuvuduko w'ingaruka z'ubusaza. Uburyo bwa kabiri, kwiyemeza kubaka umubiri n'amagara mazima. Ntabwo ari ngombwa kuba umukinnyi uhambaye kugira ngo ugire akamenyero imyitozo ngororamubiri. Ahari wenda uzashyiraho intego yo gusiganwa mu irushanwa ryiruka kilometero 5 cyangwa se byoroshye kurushaho ukiyemeza kuzenguruka kabiri ikibuga cy'umupira hafi y'aho utuye, cyangwa se nanone ugakoresha igare mu kujya guhaha mu kigo cyo kugenda n'imodoka. Icy'ingenzi hano ni uguhitamo akamenyero katakuremereye hanyuma ugahozaho mu kugenza utyo. Uburyo bwa gatatu, gusinzira neza no kuruhuka bihagije biba akamenyero. Biragoye kwiyumva uguwe neza mu gihe unaniwe, n'ubushakashatsi bwinshi bwemeje ko gusinzira neza ari urufunguzo ku buzima bwiza. Mu byiza bizanwa n'ibitotsi ku buzima harimo uruhare mu kugabanuka k'umubyibuho ukabije, kugabanya ibyago byo kurwara umutima n'indwara zidakira nka diyabete. Umuntu usinzira neza kandi bihagije abasha gutekereza neza. Uburyo bwa kane, kubaka no gukomeza umubano mu muryango n'abantu. Utekereza ko gusabana n'inshuti n'umuryango ari byiza ariko atari ngombwa. Kuri iyi ngingo, ikinyamakuru cyanditswe na Harvard Medical School cyanditswemo ko mu bushakashatsi butandukanye bwakozwe kuri iyi ngingo, ubutari buke bwahuriye ku gitekerezo cy'uko abantu babanye neza n'imiryango n'inshuti zabo ndetse banibona mu muryango mugari babarizwamo, bibaho kuba abantu banezerewe, bafite ubuzima bwiza muri rusange kandi baramba kandi babaho neza. Aba bahanga bagaragaje ko ibi biterwa n'uko ukugura n'imiryango n'inshuti bigira uruhare rwa stress bigabanya. Ubusanzwe stress yakagize uruhare mu kurekura imisemburo yangiza imitsi y'amaraso igaburira umutima, imikorere y'amara ndetse n'urwungano rw'ubwirinzi bw'umubiri. By'umwihariko, kwihuza n'abandi ntibisaba amafaranga cyangwa se ubumenyi bwihariye. Uburyo bwa gatanu, kugerageza gutuma mugenzi wawe aryoherwa n'ubuzima. Gutanga ni kimwe mu bisubizo bitatu byakunze kugaruka mu bashubije ubwo babazwaga ikibanezeza kurusha ibindi mu buzima. Aho waba utuye hose ntihabura abantu cyangwa se imiryango ikeneye ikiganza gitabara, harimo igihe, ubumenyi n'ubushobozi. Ubushakashatsi bwanagaragaje ko igihe ugize neza ubikunze, umubiri urekura imisemburo yiruka mu maraso igatuma iki gikorwa gisusurutsa umutima. Uburyo bwa gatandatu, kwaguka mu bumenyi biba ubuzima busanzwe. Haba hari ururimi wahoze wifuza kumenya, igicurangisho wakuze wifuza kumenya gucuranga. Ahari ni wo mwaka wo kubihagurukira. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kunguka ubumenyi birushaho kugira agaciro uko tugenda dukura. Mu bantu bakuze 121 bari hagati y'imyaka 30 na 90 bamaraga amasaha 15 mu cyumweru biga ubumenyi bushya. Nyuma y'amezi 3, abashyize umwete mu byo bigaga bagaragaje impinduka ku bushobozi bw'ubwonko bwibuka. Iyi ni indi mpamvu yo gushishikazwa no kwiga. Uburyo bwa karindwi, kwita ku buzima bibe mu by'ibanze. Turahugirana ugasanga twibagiwe gahunda yo gutanga ibizamini no kunyura mu cyuma, gusuzumisha amaso n'ibindi. Ariko se ni ryari? Kuki udafata ikiruhuko ukanyarukira kwa muganga ndetse ukanafata akanya ko gushishikariza abandi, harimo inshuti n'umuryango, kugenza batyo. Uko byamera kose, ubuzima bwiza n'amagara mazima ni umusingi w'icyo twakenera gukora cyose. Umwanzuro: amagara mazima, umubiri mutaraga, ubuzima bwiza ku mubiri, mu mutwe, mu mutima, uyu niwe muntu wuzuye. Ibi rero kubigeraho biraharanirwa, ni byizana. Umuntu ukivuka aba ari umuntu muzima wuzuye, yagera mu isi agahindurwa n'ibyo ahura nabyo. Ubuzima abamo n'ibyinjira mu mubiri harimo ibyo arya, anywa, abona, yumva n'ibindi, bimwe akabigiramo uruhare, ibindi bikamuzanirwa.
Mu guharanira kwisubiza ku murongo rero, umuntu akeneye guharanira kwinjiza impinduka mu buzima bwe ahereye ku byo tubonye haruguru, harimo gukumira bimwe, kuvugurura ibindi no kwiga ibishya. Ubwawe niwe ushobora guhindura ubuzima bwawe.